usigaye ufata telefone yawe ushaka kwirebera akantu gato k'iminota 5 hanyuma bikarangira amasaha abaye 2 cyangwa se n'umunsi wose ukaba wawumara utazi uko byagenze. Ese waba warigeze wibaza impamvu bikugora cyane guhagarika guscrollinga cyangwa uko gukomeza kuzamura ureba amashusho kuri fone yawe? Niba ibi bikubaho, menya ko atari wowe wenyine kandi ko utagomba kwicira urubanza cyane kuko burya nawe si wowe. Ahubwo hari uburyo telefone yawe yateguwe ngo igufate bugwate, igukomeze kugundire. Kandi ubwonko bwawe nabwo bubigiramo uruhare runini cyane. Ibi byose byasobanuwe n'impuguke Neil Eyal mu gitabo cye yise Hooked: How to Build Habit Forming Products, ahagaragaza uburyo apps cyangwa se izi application zikomeye ku isi zikoreshwa muri telefone zubakwa mu buryo bwo gutuma uhora uzikoresha buri gihe. Muri iki kiganiro tugiye gusobanukirwa neza uko ubwonko bwawe bukora iyo ukoresha telefone, impamvu bigora cyane guhagarika kureba kuri telefone, n'uburyo application zishyirwa muri telefone zikoresha psychology cyangwa ubumenyi bw'imitekerereze ya muntu kugira ngo zikugenzure. Gusa ikigenzi kurusha byose, uraza kumenya n'uburyo wakwigobotora aka kamenyero ugatangira kugenzura telefone yawe aho kuba ari ikugenzura. Niba witeguye rero kumenya ukuri ku buryo ubwonko bwawe bukorana na telefone yawe, komeza urebe iyi video kugeza ku iherezo. Niba kandi ubona iyi video isubiza ibyo wibazaga, kanda like aka kanya, birafasha video kugaragara ku bandi benshi. Niba nanone ari ubwa mbere udusuye, ukore subscribe, ukande no ku gashusho k'inzogera, bityo ntihazagire indi video yacu yongera kugucika. Wasangiza nanone abawe utu tuntu tw'ubwenge, ubundi tukinjirana mu kiganiro mu buryo burambuye. Ikaze nanone bakunzi b'utuntu tw'ubwenge. Muri iki kiganiro tugiye kureba uko telefone zacu zishobora kudutwara igihe tutabizi, n'impamvu bigora cyane guhagarika kuzikoresha. Turasobanukirwa uko ubwonko bwacu bukorana na telefone, impamvu dukunda gufata telefone buri kanya, n'uko bishobora guhinduka akamenyero. Turanareba ingaruka zabyo n'uburyo bworoshye wakoresha kugira ngo ugenzure telefone yawe aho kuba ari ikugenzura. Mbere yo kureba uko twabihindura rero, reka tubanze dusobanukirwe ikintu cy'ingenzi cyane. Burya ikibazo si wowe. Munyemerere tubanze dukureho urujijo kuri iki kintu. Kuba utwarwa na telefone ntibisobanura ko uri umunebwe, nta nubwo ari ukubura discipline cyangwa ikibazo cy'intege nkeya. Ahubwo application zimenyerewe cyane ku isi zateguwe n'abantu bazi neza uko ubwonko bwacu bukora, n'abantu bize psychology cyangwa imitekerereze y'ubwonko bw'umuntu n'imyitwarire y'abantu. Intego yabo rero ni ukugufata igihe kinini gishoboka, kuko igihe cyawe nicyo kibinjiriza cash. Iyo umara umwanya munini kuri izo application barunguka. Hano ibanga rikomeye riri mu kintu cyitwa umusemburo wa dopamine. Dopamine ni umusemburo ukorana n'ubwonko bwawe, ikagufasha kumva unezerewe no gushaka kongera gukora ikintu cyagushimishije. Reka mbigusobanurire mu buryo bworoshye. Iyo urebye video isekeje, urishima, ubwonko bwawe bukarekura wa musemburo wa dopamine. Uyu musemburo rero usa n'utegeka ubwenge bwawe n'umubiri wawe gusubiramo ibyo wari umaze gukora, kuko uba wabyise ko biryoshye. Noneho ikibazo gitangirira aha. Iyo urebye video imwe, wibaza indi za gukurikiraho ukiza kuba imeze. Ibi byitwa variable reward system. Ni nayo system ikoreshwa mu mikino y'urusimbi bimwe bita bet. Ni nayo rero ituma ukomeza guscrollinga ntumenye ko igihe kiri kugenda, kandi ukaba utabasha guhagarika icyo gikorwa. Ubwonko bwawe buribwira buti, ahari video ikurikira iraza kuba iryoshye kurushaho, maze ugakomeza ubudahagarara. Umushakashatsi Neil Eyal yasobanuye mu gitabo Hooked uburyo application zubakamo akamenyero ku muntu mu byiciro 4 bikurikira.
habanza kubaho icyiciro bita trigger, aricyo ikigutera gufata telefone nko kubona notification cyangwa kurambirwa, mbese kumva uri bored. Hagakurikiraho icyo twakwita action, ari byo gufungura ya application cyangwa gutangira guscrollinga. Icya gatatu, uhabwa reward cyangwa recompense cyangwa akantu kagushimishije, kumva wishimiye kureba video nziza cyangwa guhabwa like. Hanyuma ukongera ugakora icyo bita investment hano byakwitwa nko kwishora mu gikorwa, nko gukomeza kureba, gutanga comment cyangwa gushyiraho content nawe ubwawe. Ibyo byose bituma ushaka gusubiramo icyo gikorwa kenshi kugeza gihindutse akamenyero utabizi. Reka tubigereranye neza. Hari mashine z'urusimbi cyangwa izi bita betting. Izi application zigezweho rero nazo zikora nazo. Icyo bihuriyeho, ntumenye icyo ugiye kubona, hari igihe utsinda, hari n'igihe utakaza, ariko uhora wizeye ko ibikurikira biza kuba biryoshye kurushaho. Ibi rero bigatuma ubwonko bwawe bukomeza gutekereza cya gihembo cyangwa reward cyangwa recompense, bukanga guhagarara. Ni nayo mpamvu ushobora kureba video 50 kugeza kuri video 100 cyangwa se ukamaraho ijoro ryose utigeze ubitekereza. Tubishyize mu buzima rero busanzwe, ni nko kurya chips cyangwa injugu cyangwa ubunyobwa, ufata kamwe ukavuga uti reka ndekera aha, ariko nyuma akandi n'akandi kugeza igihe ipaki irangiriye. Telefone yawe rero nayo ikora neza nk'ibyo. Ureba akavideo kamwe, hakaza akandi mpaka ubuze aho guhagararira. Ibi biterwa n'uko ubwonko bwawe buba bugusaba kubwongerera ibitanga wa musemburo wa dopamine w'ibyishimo buri kanya. Ibi rero ntibigarukira gusa mu gutakaza umwanya, binagira ingaruka zikomeye. Iya mbere, hazamo kugabanuka kw'igihe cyo kwibanda ku gikorwa cyangwa igitekerezo, ibyo bakunze kwita mu mvugo z'ubu gufokasinga. Ubwonko butakaza imbaraga zo kwibanda ku gitekerezo cyangwa igikorwa kimwe. Ingaruka ya kabiri ni ugutinda gukora ibintu by'ingenzi wagombye gukora, ugatakaza umwanya kuri telefone. Icya gatatu ni ukumva uhora ukeneye stimulation cyangwa ibigushitura ngo ugire icyo ukora. Icya kane ni ukumva udatuje, ugatuza gusa iyo uri kuri telefone. Icya gatanu giteye impungenge mu buryo bw'imitekerereze ni uko buhoro buhoro ubwonko bwawe buhinduka, bukamenyera ibintu byihuta, bukanga ibintu bisaba patience cyangwa kwihangana. Usanga rero ari nayo mpamvu muri iki gihe uko ikoranabuhanga ryagiye ritera imbere, ugenda usanga imbaraga z'ubwonko zigabanuka, kuko akenshi ubushobozi bwo kwiga no gufata mu mutwe buragabanuka, gusoma ibitabo bikarushaho kugorana, no gukora ibintu bisaba gutuza ugatekereza cyangwa concentration bikaba ikibazo. Wa mugani ngo birenge ni wowe ubwirwa, niba kugeza aha wiyumva cyangwa ukaba ubona aho byajyaga kukujyana, ukabona ari ikibazo gikomeye, ariko nanone umenye ko ntarirarenga bishobora guhinduka. Ubwonko bwawe bushobora gusubirana imbaraga bidasabye kureka gukoresha fone, kuko nayo ikenewe. Aho ikibazo kikaba cyo kwibaza ngo none se wabigenza ute? Mbere rero yuko twinjira mu gice gisubiza iki kibazo, niba iki kiganiro gikomeje kukunyura, kanda like utwereke ko turi kumwe. Niba ari ubwa mbere wari udusuye, ukore subscribe, ube umwe mu bo mu muryango w'utuntu tw'ubwenge, unasangiza abawe iyi video, ubundi dukomezanye. Dore uburyo 5 bwizewe bwageragejwe kandi bukora neza. Uburyo bwa mbere, shyiraho igihe ntarengwa cyo kureka gukoresha telefone. Ntukavuge ngo reka mbanze ndebe uko bigenda, ahubwo ubwira uti iminota 20 nihaye irahagije kandi ubikurikize. Uburyo bwa kabiri ni ugukuraho za notification, kariya kantu kerekana notification.
notification ni nk'utujwi tugukangura buri kanya, zikurura ubwonko bwawe zigatuma ufata telefone utabitekereje. Icya gatatu, wakoresha icyo bita delay technique. Aha bisobanura ko igihe cyose wiyumvisemo gushaka gufata telefone wagombye gutegereza nibura iminota 5 mbere yo kuyifata. Ibi bigabanya ka kamenyero buhoro buhoro. Icya kane, washyira telefone kure yawe. Telefone ntigomba kuba nka kimwe mu bice by'umubiri wawe. Ushobora kuyireka ntuyijyana aho ukorera, ntiwagombye no kuyijyana mu buriri, yewe hari n'abayijyana mu bwiherero. Ibi byose si ngombwa. Iyo iri kure, ubwonko bwawe ntibuyitekereza cyane, bityo bikagabanya igihe uyimaraho. Uburyo bwa gatanu ni ukugira ibintu bisimbura telefone. Umwanya umara kuri fone ushobora gusimburwa n'ibintu nka siporo, gusoma ibitabo cyangwa se kuganira n'abandi. Nibyo koko ubwonko bwawe bukeneye stimulation ariko cyangwa ikibubyutsa, ariko si ngombwa ko kiba ari telefone. Nyuma rero y'ubu buryo twakwita nk'ingamba z'ubwirinzi ku bwonko bwawe, ikintu cy'ingenzi ugomba kumenya ni iki: telefone si mbi, yewe n'izo application zibamo si mbi, ariko iyo utazi uko zubatswe ngo zikoreshe mu gihe cya ngombwa, wisanga arizo zirimo kukugenzura. Ariko iyo ubizi birahinduka, akaba ari wowe uzigenzura, ukazigenera igihe kandi gito kitangiriza imitekerereze n'imikorere y'ubwonko bwawe ndetse n'umwanya wawe. Ubushakashatsi bugezweho bwemeje ko mu kugerageza izi tekinike zavumbuwe n'abahanga, mu minsi 3 gusa uhita utangira kubona impinduka. Niba ukunda content nk'iyi ugusobanurira uko ubwonko bwawe bukora, kora like, unakore subscribe no ku gashusho k'inzogera, ubundi usangize iyi video abawe. Ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha aho tuzavuga ku bitari bizwi ku ndwara y'ingingo bita arthrose, benshi bita iy'abashaje ariko byagaragaye ko n'abato ibibasira. Mwakoze rero cyane kubana natwe, naho ubutaha mu kiganiro cyacu. Mugire ubuzima bwiza.